mu gutarama kwe ubwo yari ari ku rubyiniro yagerageje gushimisha abafana azunguza ikibuno. Marina ni wa mukobwa ukunda kuzunguza ikibuno ndetse n'abafana barabimukundira cyane. Gusa kuri ubu ngubu byamaze gufata indi ntera. Ese ni ukubera iki noneho ikibuno cya Marina kiyongereye akagira imiterere myiza? Ese ni uko ari gukora siporo cyangwa ibyo bamuvuzeho yakoreshaga muri Nigeria ni impamo? Yaba yaribagishije akagabanya mu nda akongera ikibuno kugira ngo arusheho kugira imiterere myiza? Ibi ngibi nibyo ngiye kugarukaho kubera ko yatanze ukuri kuri ibi bintu. Reka nongere kubashimira abakunzi ba Magi TV Rwanda. Nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda. Birumvikana ko ibigeragezo bitabura, ariko mbifuriza gukomeza kubana n'imbaraga z'Imana kugira ngo mujye mubinyuramo kigabo paka tugeze ku ntsinzi yacu nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abantu muri rusange. Munyemerere ngaruke kuri uyu mukobwa. Ni umukobwa mwiza cyane. Ni umukobwa wagiye ukora udutendo dutandukanye bituma abanyarwanda bamwiyumvamo, baramukunda cyane, bakunda imiziki ye nawe akomeza kuyibaha nk'uko bikwiye. Abo muhanzi w'icyamamare koko. Uyu mukobwa Marina Deborah ni umukobwa mwiza nta wabishidikanyaho. Ni umukobwa uteye neza, abahungu benshi bakifuza kurongora akabera umwamikazi w'urugo rwabo. Ariko njye nubwo ariko mbibona haratayibona muri ubu buryo, bakumva ko ahinduye igice runaka cyangwa se agasa nk'umuntu runaka, byaba ari byo byiza. Ariko abanyarwandakazi ari ikintu tugomba kumenya. Umwihariko w'umuntu urakwiye ijana ku ijana, ndetse buriya umuntu wese urwana no guhindura uko ateye biramugora cyane. Nubwo yakibeshya akabigezeho bimugiraho ingaruka mbi kandi gukosora bigorana. Hari benshi bagiye bibagisha ariko nyuma bakaza kwicuza bakumva basubirana umubiri bahoranye kera. Ese ibi byavuzwe kuri Marina byavuzwe ryari? Ni ukubera iki byavuzwe? Ku munsi Marina yafashe rutema ikirere akanyarukira ibwota amazimba ari muri Nigeria, ahari abahanzi bakunzwe cyane, umuhanzi nka Burna Boy ndetse n'abandi bagenzi bakora imiziki myiza. Hakihanyarukira mu masaha make twagiye twumva ngo Marina yarwaye, ngo yarembye, ariko bivugirwa hejuru, abantu barabisakuza cyane bavuga ko atari ukurwara ahubwo ari ukwibagisha. Uku kwibagisha byari bigamije iki? Benshi babwiye ko hari imiterere myiza umukobwa mwiza agomba kuba afite. Rimwe na rimwe abakobwa baharanira kuyigira, bakumva bagira mu nda zeru, ngo bakumva bagira amabere ahagaze mato cyangwa manini bitewe n'ubwiza bifuza, ngo bakumva bagira ikibuno kinini bagatera nk'igisabo nk'uko byagiye bivugwa n'abanyarwanda batandukanye, ngo nibyo biranga umukobwa mwiza. Ese koko gutera nk'igisabo nibyo biranga umukobwa mwiza? Uyu Marina nyuma kuvugwa ko ari kubagwa ashaka kugira ikibuno kinini, benshi babiteyeho komenti. Bakimara kubiteraho komenti nawe yaranditse aravuga ngo ntabwo nagiye kwibagisha ikibuno, nkunda uko nteye ndetse ndi na proud, ntimukamfate gutyo rero. Ibi ngibi nubwo yabivuze agatanga gasopo, benshi bakomeje kubivuga. Gusa kuri uyu munsi yitangiye ukuri, avuga amagambo akomeye cyane ndetse nshaka kugarukaho. Ni umuhanzi mwiza w'umukobwa nk'uko nagiye mbigarukaho. Ni umukobwa ukunzwe cyane ndetse yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye. Hari udukoryo twinshi yagiye akora, hari ibintu byinshi yagiye akora, nk'igitaramo yakoreye muri Kigali Arena. Cyari igitaramo cyiza, ubona ko ari umuhanzi wisanzuye ndetse uzi kumanaginga stage, hakaririmba imiziki myiza, agakoresha uburyo bitabiriye baratahana ibyishimo. Ni umuhanzi kazi ukora uko ashoboye kose kugira ngo abamukurikiye bishime. Marina Deborah ni umuhanzi ukunze gutangazwa na benshi. Ni umuhanzi ugera kuri stage cyangwa se ku rubyiniro akirekura cyane, akazunguza ikibuno, agakora iyo bwabaga kugira ngo umuntu wese umukurikiye amwiteho, amuhozeho ijisho. Mubyibuke neza nk'uko nagiye mbivuga, Marina yakoze ibintu byinshi. Ni umukobwa ugeze gutaramira muri Kigali Arena nk'uko nabigarutseho nanone. Ibi ngibi twamenye ku itariki ya mbere y'ukwa 9 2021 ku isaha y'2:21. Mu binyamakuru nyuma yo kumenya iyi nkuru nabo bitereye hejuru. Yari gutaramira bari kwitabira Afro Basketball muri Kigali Arena, ibintu bikaryoha. Icyo gihe Marina niwe muhanzikazi wari utahiwe gutaramira bitabiriye Afro Basketball muri Kigali Arena, hari kuwa gatatu ku itariki ya mbere Nzeri 2021. Icyo gihe Marina yaraherutse gushyira hanze indirimbo nshya yari yise Brigade, indirimbo nziza cyane. Yari umwe mu bahanzikazi bari bahagaze neza muri icyo gihe mu Rwanda, ndetse ntabwo yabikoraga wenyine, yafashwagamo n'inzu nziza. Inzu yafashije abahanzi benshi abanyarwanda ibitaho The Man, niyo yabarizwagamo. Muri icyo gihe nta gushidikanya ko Marina afite imyaka 24. Icyo gihe rwari kuba rwambikanye hagati y'igihugu cya Senegal ndetse na Angola, kwarugera ku isaha 10 kugera ku isaha 12 ku masaha ngenga ya GMT. Icyo gihe Marina yarakunzwe cyane, benshi baramukundaga bamwiyumvagamo. Baze ko nanjye namukundaga.
yari amaze gushyira hanze indirimbo yise Brigade, ndetse yari haciyemo igihe gito ashyize hanze indirimbo yise I'm Sorry, indirimbo abanyarwanda benshi bakunze. Uyu muhanzikazi yari mu bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda kuva yawinjiramo by'umwuga. Umuziki yawinjiyemo mu mwaka wa 2016, yari afite imyaka 19 yonyine. Ariko nanone nubwo yabigiyemo afite imyaka 19, bivugwa ko akiri umwana yaririmbaga cyane, abamarayika bakamanuka. Ntagiye kure yaririmbye muri korali yo muri ADPR yitwa Intama z'Imana, kimwe no muri Zion Temple muri Azafu. Si ibyo gusa, yari afite indirimbo n'abahanzi batandukanye barimo witwa Harmonize, indirimbo nziza cyane iryoheye amatwi buri wese yakinjoyinga. Mwibuke neza ku itariki ya 22 z'ukwa mbere 2020 nabwo yari ari kubica bigacika, nibwo twamenye inkuru y'uko Marina agiye gutaramira muri University of Rwanda, agashami ka Nyagatare cyangwa se Nyagatare campus. Mwibuke ko muri iyi campus hari inzu nziza, inzu yarabereyemo ibitaramo byinshi. Cyamazima yari inzu nziza abahanzi bakundaga. Nabwo ndababwira show nyinshi zagiye zihabera, aho muraza kumvamo na Pamela usigaye ari umugore wa The Ben. Hari kwa 24 Mutarama 2020, sare ya Cyamazima iri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, hari kuberamo igitaramo kigaragaza udushya twinshi, kumurika imideri, ababyinnyi b'injyana zitandukanye, ndetse n'abahanzi bazaba bayobowe na Marina, umuhanzikazi wari guturuka i Kigali, umwe mu bahanzikazi bari bagezweho muri icyo gihe, cyane ko afite indirimbo nshya yise Madede. Indirimbo murayizi cyane, mwayikunze muri benshi. Icyo gitaramo cyari kuba ku itariki ya 24 Mutarama 2020, nk'uko nagiye mbigarukaho, kikaba cyari cyatumiwemo umuhanzikazi Marina, umuhanzikazi wari ukunzwe muri icyo gihe. Ntabwo yari Marina gusa nanone, kubera ko hari abahanzi bari bakizamuka bakishakisha, ariko bakunzwe mu ntara y'Uburasirazuba bagombaga kugaragara muri iki gitaramo. Abateguraga iki gitaramo bari bakitezeho byinshi, bavuze ko kizaba kirenze bitewe n'utuntu n'utundi bagiye bashingiraho. Uwitwa Dukeshimana Patience ndetse na Karemera Elize bari mu bateguye icyo gitaramo, batangaje ko bizeye ko amateka agiye kwisubiramo, dore ko n'ubundi muri iyi sare higeze kuramo igitaramo kigaragara umuhanzi Soshomura ndetse na Miss Josiane, kitabiriwe n'abatari bake. Bakaba barashingiraga kuri iyi ngingo, bagahamya ko igitaramo kizagenda neza ndetse kizaba kihariye. Ntabwo Soshomura na Miss Josiane bonyine, uwitwa Uwikeza Pamela usigaye ari umugore wa The Ben nawe yari ahari muri icyo gihe. Habaye show nziza, abantu barabyina baraserebura, niyo mpamvu bari biteze ko show izakurikira izaba ari ya danje. Nta gushidikanya umunsi warageze, Marina arahatwika, akora ibitangaza. Nta gushidikanya ko yajunguje ikibuno, bimwe mu bintu abafana bakunda nabyo yarabikoze. Abanyeshuri bo muri UR Nyagatare campus barizihirwa. Uyu muhanzikazi nanone mwibuke ko ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu 2019 nibwo yagerageje gushyira hanze indirimbo iri mu njyana ya Zouk, ayita Ni Wowe. Tugarutse mu mwaka wa 2021, hari ku itariki ya 28 mu kwa munane ku isaha y'isa 12:40 nibwo umuhanzikazi witwa Marina yizihiye isabukuru y'amavuko y'imyaka 24, yereka urukundo n'abantu bagiye batandukanye. Muri icyo gihe indirimbo yise Brigade niyo yaraherutse gushyira hanze, ndetse yarakibarizwa mu itsinda rya The Men. Ni umukobwa watangiye akiri muto nk'uko nagiye mbigarukaho, ndetse nanagarutse ku makorali yanyuzemo yo muri ADPR ndetse no muri Zion Temple. Ubwo yaririmbaga haramye Uwiteka, abamarayika bakabikunda. Muri icyo gihe yari yujuje imyaka 24 y'amavuko, bivuze ngo yari amaze imyaka 5 mu muziki, kuko yatangiye umuziki by'umwuga ku myaka 19 yonyine. Uyu muhanzikazi ikindi arusha abandi bakobwa, ni umuhanzikazi umwe rukumbi wakunze guhuza n'abaraperi bagakora imiziki myiza. Aririmba mu njyana nyinshi zishoboka turebye ku muziki amaze gushyira hanze. Muri izo njyana harimo Afrobeat, Afro Soul, Hip Hop, R&B, Afro Pop, Soul ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Uyu muhanzikazi maze kugarukaho cyane, mvuga ku tuntu twagiye tumuranga tumwe na tumwe, harimo no guserebura bidi y'abantu bakamwereka urukundo. Ni umuhanzikazi noneho nyuma yo kuva muri Nigeria utangiye gutungura abantu. Uyu muhanzikazi nyuma yo kuva muri Nigeria asa nk'aho ari gutungura abantu. Mu gitaramo yakoze ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere muri uku kwezi, yageze i Rubavu arahataramira, abantu barabikunda cyane. Mu gutarama kwe ubwo yari ari ku rubyiniro, yagerageje gushimisha abafana zunguza ikibuno. Marina ni wa mukobwa ukunda kuzunguza ikibuno, ndetse n'abafana barabimukundira cyane. Gusa kuri ubu ngubu byamaze gufata indi ntera. Ese ni ukubera iki noneho ikibuno cya Marina kiyongereye akagira imiterere myiza? Ese nuko ari gukora siporo, cyangwa ibyo bamuvuzeho yakoreshaga muri Nigeria ni impamo? Yaba yaribagishije akagabanya mu nda akongera ikibuno kugira ngo arusheho kugira imiterere myiza? Ibi ngibi nibyo ngiye kugarukaho, kubera ko yatanze ukuri kuri ibi bintu. Yatanze amakuru y'ukuri nyuma yo kubazwa n'umunyamakuru ku bijyanye no kubagisha ikibuno, ndetse banamumajije impamvu ikibuno cye kiri kwizunguza bidasanzwe,
nawe arabasubiza. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Emmy yabimubajijeho, yamubajije ati ese ikibuno waba waracyongereye koko? Marina yamuhakaniye amubwira ko akiri wa wundi ndetse ajya gukomeza kubaha imiziki. Ikintu gishya nababwira ni uko Marina yateguje indirimbo mu byumweru bibiri imbere. Marina ni umukozi pe, ni umukobwa ukora cyane. Ubu ngubu kuri YouTube channel ye hamaze kugeraho video 14. Muri izo video harimo indirimbo yarebwe cyane n'abatari bake bagera kuri 1,500,000 mu mwaka umwe, indirimbo yise Onana. Indirimbo ikurikira iyi ngiyi ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu barenga 1,400,000, ni indirimbo yise With You. Indirimbo yise Shawe nayo imaze kurebwa n'abarenga 1,000,000 mu myaka 2 yonyine. Ni umukobwa mwiza, hafite imana izi kuririmba. Mureke nk'abanyarwanda tumushyigikire. Ndabashimira ko mukomeza kudukurikira umunsi ku wundi, Imana igikomeza kubarinda.